wari umurozi none nawe urakuze urashatse ubaye umurozi no mu bana ujye basigiye kuroga biza bifite indi shusho niba kera byarakorerwaga mu tuzu twa nyakatsi twatangiye tubabwira yuko hari amazu y'amakadasteri nimo n'amakaro icyumba kigasigara kitarimo ibyo ngibyo bikorerwa muri kadasteri nta ukitwubaka kuko utwo tuzu twa nyakatsi twaraciwe mu twaranda noneho rero kuko hari nta mupfumu upfumurira mu buryo bugaragara ari gupfumurira mu bumana yiyoroshe kava y'intama kandi ari isega riryana ubwo araza umupfumu kwa pasiteri umupfumu ku muntu ndeberayo mbwirira nyumvira iri kumvuga ngo iki iri kundeba ite ari gupfumura n'ubundi wa mwuka w'umupfumu uri kumwataka ariko we ntabwo abizi umubajije ati wanyu murapfumura cyangwa muraterekera kuko ati oya reka twebwe turasenga mama byagenze gutya reka ibyo bintu ntabwo bibi iwacu kandi yirirwa yiga abahanuzi abwira ati mpfumurira iri kundeba ite iri kuvuga ngo iki numubwira ati senga naho gati nasiri kuvuga ngo iki bastori mama byaragoranye bajya baza kumureba ngo bapfumurire ubwo akana k'imyaka nk'itandatu k'agakobwa kabonye abashyitsi bagihinguka ati Imana ivuganye nanjye ko iguhaye abana babiri b'abakobwa Imana turengeye ati ndakumva papa kandi arakana kabivuze bavuganye nanjye koko mbonye ikimenyetso kumva akana gahora kumva nyina abivuga ahita yumva ko ari Imana ivuganye nawe iyo Imana ivuganye nawe niyo basekuru biberagamo urumva baraguza ukumva niba Robert arebayo hari umumama umwe naramubwiye ntariko nyamara kwiriye gusenga ndanamurarika igihe kimwe namubwira ni waje tukajyana gusenga afite ibibaza gashendera ngo hari umuntu muri kumwe kuko umwana aravuka izo karande zo mu miryango zikamukurikira nibyo batuye base na basekuru nabande nabandi ariko ubwo ndagira ngo menyesha abantu uburyo bakumva kwikuzaho karande mbere na mbere utambe gutamba ntago tukubisaba ibitambo nk'ibyo bavuga ngo zana amafaranga ngo ubashe gukurwaho iyi karande gutya na gutya twebwe mu gitambo twabonye gikurukira utibindi ni cya Kristo mwami wacu Yesu Kristo mu maraso ye yatubereye igitambo gikuraho ibyaha by'abantu bose bo mu isi nubwo bamwizera wese uzamwizera wese azakizwa icyo gihe gitambo cyarabonetse igisigaye rero ni ukugenda kujya ahantu ukihana gukuzaho karande ntabwo birangira umunsi umwe kuko uko bukeye nuko bwije uko genda winjira mu bihe byo gusenga kuko ngo nimusengeshe umwuka iteka mu bihe byose byo gusenga ube mu bihe by'amasengesho akubere nk'itegeko uko bizakubana nk'itegeko rero mu kujya gusenga no kumenya ngo hari ibyo ntemerewe ujya kumva waba waguze imodoka n'urugero ugize n'amahirwe ukayigura ugasanga uguze imodoka igenda ijegera mu muhanda ahubwo irakurya n'utwo wari usigaranye aho kugira ngo abana bateke imodoka ikayamira wajya kubaka inzu aturubaka inzu iyo nzu yarayigiraga ko yabaga mu nzu ya nyakatsi ukaba ari mu manegeka mbese ugiye cyose bikagorana icyo ugiye kugeraho cyose kikagorana ugasanga abantu bariyakiriye twebwe iwacu burya iyo dushatse dupfakara tukiri bato twariyakiriye umuryango wacu nuko uteye mbese kwiyakira mu bibazo bya karande twebwe iwacu turakennye nta muyobozi ujya uvuka mu muryango wacu nta muntu urangiza segonderi nta ujya urangiza segonderi nta wizi wacu twarabimenyereye niba mbona umwana wacu ajya gukora ubukwe nta ujya ushyingirwa turabizi ibyo kumbwira ngo gukora ubukwe ngo gushyingirwa ntabwo iby'iwacu bihaba mbese karande zikajya zikubwira nawe ukikereza ukajya uvuga yego koko nibyo uri kuvuga nibyo wakurikirana ugasanga byose twebwe ni gereza urumva ni ikintu cyose ukumva ati nimbona ahangaha amarenze ko muri kubona hari abana b'abahungu bazana agenda y'ubutinganyi bamujyana mu nzu y'imboga akaza akikiye Bibiliya akaza ari yatwaye ubu abana tubyaye basaba bameze bate mu gihe abuzukuru babo bisaba bimeze bite mu bisekuru 7 ubundi ni 7 nyuma ya 7 nibwo utakigira icyo upfana n'uwo muntu
ubundi hari ijambo rivuga ngo iyo turi gukorera Imana uyu munsi wa none turi gukorera Imana nge ndimo ndabibira ibisekuru 7 mu bisekuru 7 ni gute ndabyara umwana n'umwuzukuru wanjye umwana w'umwana wanjye ubwo urumva nta mashami ngenda ngaba bose bazasoroma ku migisha y'umubyeyi niba naragize neza niba naragize nabi ineza niyo nzayisanga imbere mu kuyisanga imbere ni ukuvuga ngo singe mama Karabo nzayisangayo ahubwo umwana wanjye uko ngenda banshibukaho buzukuruzo ubuvivi 7 Bibiliya iyo yandika bango de bisekuruza bya Yesu nibi ugira ngo wumve uko ari kwitekanya muri 7 ugasanga hari ijambo ryabwiwe Yuda avuga ngo ingoma y'ubwami ntabwo izava mu rugo rwawe nuko hari ibyo uwo runaka yakoze niba uyu munsi ndi kuvuga Imana neza hari umuntu dukurikira bizi ko Robert yo ndi kubaza mbambariza abantu badukurikiye hari abana kera uyu munsi sinzi uko basigaye babita ko kera babitaga ibinyendaro aba bana turabizi ko hari abagabo bashinzwe kubyarira Satani ari mu kazi muze kunyumva neza sibyo bakaza hagati y'abana n'abakobwa inda kabaragurutse kabaciyo kanarere rimwe na rimwe n'abanyina nabo bakaziba naho ukora indusukura nyukoje agapfa ahubwo ati siko n'uyu nguwe biko we ibaze kwasko bakaba bafite ibintu uri utabizi n'abantu ubazi ubwo bizagusaba ko nawe ubyara azafata atazabura mu mwana ujya kumera uzabera nk'uwose wamubyaye barakora iki barasenga bate ubundi kwa Kristo niba atanazi amazina y'uwose kuko hari igihe batanayazi yego ariko tuvuga ngo nibisekuru nk'ubu uyu munsi wa none ngiye singiye kukubeshya umuntu nzi ni papa urumva nyuma ya papa numva izina rya sogokuru ariko ntawe nzi urumva ibyo bisekuru 7 ntabyo nzi ibyo bakoraga byose ntabyo nzi ariko uyu munsi hari umuntu ushobora guhagarara akavuga ibisekuru 10 akivuga runaka uriye yibereye mu miterekera ari kuzibura ibyaye ukagenda ukabona ageze kuri se mugeshi we n'uburyo warahari twebwe rero turasabwa kureba ukuri gusenga ni ukuvuga ati ibisekuru umu gusenga uhita ubona wara 14 ubundi 14 7 byo kwa nyoko na 7 byo kwase ndagusubuje kandi nguhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda wagize neza kudushyigikira ugakora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye aho uherereye hose yaba mu Rwanda mu bindi bihugu byose biri mu isi ubuntu bw'Imana n'urukundo rwawe rwishyuwe ku buzima bwawe Imana y'amahoro ikurindira ubugingo bwawe hatagira ubukunyaga ikurindire umubiri wawe wakwatakwa we gutwarwa we guhigwa n'imbaraga z'umwijima kandi umwuka wawe ube umwuka uyoborwa n'umwuka w'Uwiteka nibyo nkwatuyeho ndetse n'umuryango wawe uburinzi bw'Imana bugutwikire kwera ko Imana kube kuri wowe abantu bari mu makuba n'ibyago intambara n'ibigeragezo abari kurwana intambara z'ubuzima hirya no hino mu isi Uwiteka akomeze abatwikishirize amaraso ye abatwikire rwose abomeho aho muhora muri hose nongeye kugirirwa umugisha n'Imana kuri kamera kwakira mama Karabo n'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana iduhaye ngo akore iby'Imana ishize ku mutima tugiye kuganira n'ikiganiro cyitwa Gospel Talk tugiye kuganira uyu munsi uko Imana yaguha imbaraga zo kwiyambura ibitero shuma cyangwa se ibitero by'umwanzi bikomoka mu bisekuruza by'imiryango yanyu biza kubataka bitewe nuko bamwe mwafashe umwanzuro wo gukizwa abandi mwafashe umwanzuro wo kudabishyira mu bikorwa no ibyo bibasaba bikaba ngombwa ko murwana abarwaragurika abakora imirimo bikanga abacuruza bikanga abashomera abadashaka abatabyara abantu mwese mugiye mufite aya makuba n'ibyago bijyanye n'akarande uyu munsi tugiye kuganira benshi mu bavuga butumwa cyangwa se abahanuzi benshi bagiye batandukanye bagenda berekana uburyo ki mwakira ibi bintu ariko ugasanga ahubwo bari kubashyira mu bubata bwisumbuyeho bwabyo kubera ko baba bakorana n'imbaraga z'umwijima ariko uyu munsi tugiye kuganira turebere hamwe ni gute byakira ni gute wabisobanukirwa ko ari byo bikubase kuko hari n'ababa bari mu bigeragezo Imana iri kubapima kugira ngo irebe ko bashyitse tera agatebe rero wumva iki kiganiro ndakwakiriye yego murakoze cyane Yesu aguhe umugisha yego namwe abantu baho umugisha uri amahoro
ndashima Imana. Amen amen. Nanjye ndamahoro ndashima. Reka ngwikaze usuhuza abantu badukurikiye hanyuma twinjiye mu kiganiro nabakoze introduction y'ibyo turi buganire. Yego nibyo. Babane natwe dutangiye basozanye natwe. Waye ikaze. Amahoro. Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Amazina ni yayandi ni Nyiranduhura Betty. Makarabo. Yego. Ndi umukristo. Yego. Mubyeyi w'abana 9, umugabo umwe, nta divorce yakoze. Reka. Nta nizaba. Yego. Dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse akatujyana mu ijuru. Amen. Afite ibyo byiringiro ngo babikomeze. Biboneze nk'uko waboneye. Nk'uko uwo nawe aboneye. Amen. Kandi byose mu kwizera bizagerwaho. Amen. Ndakwakiriye rero mu kiganiro cyacu ngo haye ikaze nasenze buriya. Reka twinjire twashene ikaze. Uyu munsi ntago turaririmba se ko njya nkunda kubona ufashwa n'indirimbo? Ntago byabura. Ndumva ndi gufashwa n'indirimbo ya 409. 409 ivuga gute? Ngo Yesu araduhamagara. Bra rero ngewe ngira umugore uzi kuririmba kurusha ngewe. Reka muhe mikoro hanyuma mufatanye muririmbe. Oya. Yego. Nibyo reka kubera ko hari ukuntu n'ubundi amateraniro nubwo tuba turi kuri YouTube tuba turi mu materaniro. Yego. Mboneyeho gushimira n'ubundi Prince Robert na Ibuherizima kumpa uruhimbi rwo guhagararaho nkavuga Imana cyangwa se tukaganira ku ijambo ry'Imana kuko byose hamwe n'ijambo ry'Imana ikiri hirya yaryo ntabwo icyari icyanjye n'umwami Imana nkorera. Uruhimbi nagaru rwa Robert sinurwa amasengesho ni Yesu washingiye ko rubaho. Ni uruhimbi ariko uruhimbi tugomba guhagararaho Imana ibaho umugisha gutuma nanjye mahagarara. Yego. Akoze cyane katuririmba ino ndirimbo. Tuzagutenga n'utangira kuvangirwa bamwe njya mbona. Ubwo urumva nagiye murakoza amakosa. Hari umuvuga ubutumwa natenze hano arambaza ngo bakwanenze. Oya Imana iri muri twe ko ntago twikoresha ntago turi abacu ngo bitwigenge. Iyo wemeye gukorana nayo mugafatanya muri kampani apana kuba umukozi buriya umukozi sahani isaha baramwirukana ariko iyo umwana ari mu rugo abarumwa niyo yakora amakosa bagira ukurambwira ati ngayo ngukorera ngiye rero dukorana nayo mbanye nayo iri muri je izagendera muri nge kandi zanshoboza ntago ari inyama n'amaraso byabibasha sinjye. Turirimba ino ndirimbo. Indirimbo ibafashe ndayibatuye. Yego pe. Muzasabwe. Nitwe twenyine tugaruye ikiganiro zasabwe. Ubutaha niba udukurikiye. Dusaba indirimbo tuzayikuririmbire. Yego hano hagiye kujyamo agasegima nitujya dukorana na Betty azajya harimo agasegima kitwa izasabwe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa gushimisha cyangwa guhimbaza Imana zo mu gitabo ntago ari amakorasi ya kera. Oya twe turi mu gitabo cy'umwitero Bibiliya y'umukenyero umwitero igitabo cy'indirimbo twagiye. Yesu araduhamagara ati ni mu by'ukubu ibisarurwa bireze usarurira ninde uhamagawe na Yesu ni wowe ubwawashaka umwitabisha umutima uti mwami nyakira uhamagawe na Yesu ni wowe ubwawashaka umwitabisha umutima uti mwami nyakira ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu abaguye bari hafi n'abazimiye nabo umurimo uradutota dufite umwete muke ntunyurinde nyumusange
uti mwami mfasha ubu umurimo uradutota dufite umwete muke n'uburintege umusange uti mwami mfasha ubu nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha hataboneka muri twe uvuga kwa naniwe udushoboza ni Yesu bakundi byiza byose dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tuti mwamutwakire dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tuti mwamutwakire dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tuti mwamutwakire. igitero munze kivuga ngo utazi gushyomoka nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye kuko umwinginga gufashe uti mwami nyigisha ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha. Haleluya. Amina amina. Iyi ndirimbo ntabwo nari nyizi. Yesu ashimwe. Ariko iki gitero kiramfashije. Hari abantu benshi mu buzima bakunda kubaho bakumva ko nta murimo w'Imana bakora. Yego. Ariko niba waramenye ko Yesu ari umunyembabazi ababarira icyo cyonyine genda ugihamye mu bandi ubwira abandi. Turabizi ko utaza hano kuri kamera ngo ushyomoke nka ba Robert sibyo, turabizi ko utavuga nka ba Robert na ba Masengero, ariko basi ndakwingira guhamya genda mu bandi abo mukorana ku kazi ubabwire ko Yesu ari umunyembabazi, abo mwigana ku ishuri ubabwire ko Yesu ari umunyembabazi, abo muri kumwe muri bisi ubabwire ko Yesu ari umunyembabazi, nabo musengana ubabwire ati ntago nzi kubwiriza sinanahanura ariko hari ikintu namenye Yesu ni umunyembabazi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo Yesu ni umunyembabazi Bibiliya imuvugaho neza. Kanange muhamye mu ruhame rw'abandi. Abonye abantu bavuga ngo reka nkuhamye mu ruhame rw'abandi barangira bavuga ngo nibafata amafoto y'ukuntu kera bari bananutse uyu munsi bazanye inda. Kanange mpamye Yesu mu ruhame kuri kamera
ko agira imbabazi. Amen. Hari ijambo yavuze rikomeye nshaka ko ariryo twubakiraho. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange, we give you the work, tubahaye karibu mumusange abaruhura. Mu bintu birushya abantu hari ibyo abantu bubaka uyu munsi, hari ibyo abantu bubatse hashize, hari n'ibyo bari gutegura bizaba ahazaza. Yesu yaravuze ngo ibyo bintu byose muze mbaruhure. Amakara iyo bavuze ngo kamo karande y'umuntu, kuri wowe wumva iki? Njye cyo numva ni wa mwuka tumaze iminsi kuri izi kamera. Yego. Urumva byaduhagura njye, urumva kugira ngo nze hano kuri izi kamera zanyu nasa ari ukuntu tujya tuvuga ikintu ukavuga ngo hari ahantu mu nkozi, ari ukuntu izi kamera, ari ukuntu umuntu afata aba afite amamega y'ukwezi kose akareba akaba n'ibyo ari bitamufitiye n'umumaro ugatamporeza. Ndabivuga ngo ni ugutamporeza, ariko nguye kuri iyi cano yanyu, izi cano ebyiri, Ibuye Rizima na Prince Robert, ndavuga nti ndabona izi cano ziri kunkora ahantu, kuko nari mbyiryamaniye nkabyihishuririrwa ku giti cyanjye, nkumva najya ngenda mpura n'umuntu nkamuganiriza ku giti cye, ariko nafite ahantu najya kubivugira, kuko ibi ngibi niyo twavuga ngo turasaba gatuti, hari ibintu ujya kubwira abantu kuva ntabwo barimo barabyumva. Ubwo rero na ba nyirabyo bakavuga ati ibyo ngibyo ntibikenewe, ibyo ntabwo bikenewe. Ndavuga ni rero abavandimwe burya tuganiriye hari ibintu abanyarwanda cyangwa se abatuye isi bakunguka kumva. Rero karande arega buriya mama Karabo hari ikintu utaramenya. Urabona umubiri w'umuntu ukuntu uteye? Yego. Bibiliya iwugereranya n'itorero, n'ingingo nyinshi zigiye zitandukanye. Buriya uko abantu bagirana ubushuti niko n'ingingo zikundana. Wari ubizi nabyo? Yego. Buriya hari ubushuti buba ku ntoki, uri kumva, butaba ku nzara. Hari ubushuti bugirana n'amatwi, hari izindi ngingo zibana n'amatwi bikaba bikundana ku buryo amatwi yumva. Buriya amatwi akenshi ntago akorana n'ibyiyumviro, amatwi yumva ibyayo. Buriya amatwi afite ukuntu akundana n'amaguru. Ati jya amatwi n'amaguru ni ibintu by'inshuti ku rwego rwo hejuru, ku buryo amatwi abwira amaguru ati waje tukagenda, amaguru ati ariko aho ndahari kumva. Buri rugingo rwose kamfate nk'urugero rwawe kugira ngo abantu muze guseka ariko muraza gusanga ari buri ikintu bita ijisho ku gitsina gabo n'igitsina cyabo ni inshuti birakundana ku rwego rwo hejuru, kumva mukuna amatwi ku gitsina gore n'igitsina cyabo birakundana. Urumva ugahita bese naho ngaho babwira. Reka rero twiganirire. Nanjye ushobora kuba rero mu isi y'umwuka, nubwo turi ingingo nyinshi ku mubiri umwe, hari ingingo z'amaguru, uri kumva, hari ingingo z'amaboko, Bibiliya ngo hari iz'isoni nkeya, ngo hari byose. Rero guhaye ikaze, niba mvuga ukumva ururimi mvuga, ubwo n'abadukurikiye nabo muri komenti batubwira ati nanjye ariko urwo rurimi rwanyu ndarwumva, kuko hari abandi bayatubwira ati urwo rurimi muvuga ntabwo turwumva, uyu ni injiji, n'umunyamatiku urabivuga ntabwo urwo rurimi ari kuvuga urwumva. Urakennye, urashonje, baguha ibiryo, inzara ikweje. Yego. Imana iturengere. Rero urwo rurimi mwararuvuze, aho ndi nanjye ndarwumva. Ndavuga dufatanyije, hari aho twageze abandi bantu nabo bakarwumva. Wenda hari ukuntu burya habaho guhamagara. Rega buriya umuntu ajya kumenya ikintu ari uko hari uwamuhamagaye. Ujya ku kazi hari uwakubwiye ngo hariya bari kwandika abakozi, bakavuga ati nyamara, cyangwa ukumva amatangazo akavuga ati hariya muri kampani runaka barakeneye abakozi aba n'aba, jya kwandika ubundi uze urebe ko wabona. Ikintu cyose rero kigira utunga urutoki. Ushobora kumva itangazo kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo, cyangwa umuntu akaza akakubwira ati do
no gukizwa. Hari uwadutungiye urutoki tugezemo dusanga birahari. uyu muririmbyi se abiririmba rero arahamagara, Yesu arahamagara. Guhamagara ikiriho rero ahubwo icyo twakangurira abantu, niba hari ibyo ubonye muri Kristo wigenda ngo bigire ubwiru. Bibiliya iravuga ngo hari ababigira ubwiru bwa Satani, ababigira ubwiru ni abari gukorera undi mwuka. Kristo arakubwira ngo nimumara kugira uwo mwuka muzajye kumpamiriza i Yerusalemu n'i Yudaya no kugera ku mpera y'isi. Ariko utaragira uwo mwuka kuko ataritaba Kristo, ntaritaba Imana. Reka tubivuge gutyo wa mugani, ntabwo aritaba Imana. Utari witaba Imana rero ntabwo wamubwira ngo najye guhamya Yesu, kuko uwo Yesu agiye ngo ntabwo amuzi. Nagenda atamuzi azahamya undi Yesu, azavuga ngo ngiye guhamya Yesu uwo twumvanye Robert cyangwa se uwo twumvanye undi muntu, bitewe. Ubwo rero aho kugira ngo umuntu agende ajye guhamya ataragira Yesu, niyabanza mwitabe. Namara kumwitaba azamuha inshingano mu bya Yesu batangariza. Ntabwo abiguha ngo ujye kubibika, nta wacana itabaza ngo aritwikirize intonga, ngo ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ibyo wamenye rero, iyo ubaye itabaza rimurikira abantu benshi, buri wese azareba. Kubera ni mu mwijima, yari mu mwijima ariko abonye inzira ari bucemo agenda, kubera ko hari itabaza ryagize gute, ryamumurikiye. Iryo tabaza ryamumurikiye, arahita areba avuga ati nari ngiye guca hano ariko nari ngiye kugwa mu mwobo, kumbi kubera ko hatabonaga nari buwugwemo, ariko kuko habonye ndaca hano. Nacaho rero arakubitana na Yesu. Nakubitana na Yesu rero, nubwo utari umuhanga, genda uvuge ngo Yesu yarambabariye. Genda uvuga ati Yesu hari aho yankuye. Yesu mbese ngo kandi iyo mirimo yose tugende tuyikore, ngo nyuma tuzagenda nyine tujye gutanga raporo y'uko twayikoze. Ubwo rero nk'uko nari ntangiye mbivuga, nyine mwaravuze ururimi, numva ndavuga n'aba bantu wagendana nabo muri uru rurimi. Ubwo nyine wa mugani nk'uko maze iminsi mbivuga, nibikama nyine ubwo izaba iri gushaka ibindi. Ntabwo rero kujya kwa Yesu waba uri murimo, nta murimo uhabura. Udashoboye kuza kuri kamera ngo avuge, afite uko arasenga. Udafite kamera arakora ibindi bintu, aragenda abwire muri bisi wa mugani wawe ati Yesu arababarira. Kuko yamfashe imfubyi ntabwo yaba ari ikintu akora. Ari akazi kwa Yesu, hari akazi kandi ngo ibisarurwa bireze, umurima ureze. Ni bande bo gusarura? Ko hari abantu bakeneye gusarura, barakenewe. Ariko yavuze ngo nina nahamagara ntimunyumve, njye nzakoresha ibiti n'amabuye binkorere, bitazajya mu ijuru. Nta juru ry'ibiti, nta n'ijuru ry'amabuye rihari. Ibiti n'amabuye bizakorera Imana, ibihagarare ku ntugu, bibe icyapa biyobora abagenzi, ariko nta juru. Cyatubera cyiza nuko twakorera Imana kubw'umwuka yaduhaye, tukazanajyana mu ijuru, tukazajya tuvuga ngo dore ibyo watubwiye gukora ngibi. Na Yesu yatanze raporo rega, na Yesu yatanze raporo, abwira Imana ati dore abo wantumye ngaba kandi ndashoje, ariko dore ngiye kuva mu isi. Ndakwisabiye, singusabye ngo bakure mu isi, ariko abisi barabanga, uzabarinde umubi. Twakomeje rero. Warutangiye umbaza ikibazo ati iyo bavuze umwuka wumva iki, iyo bavuze karande wumva iki? Nge numva undi mwuka utandukanye n'uri muri twe, cyangwa se n'umwuka w'Imana. Mpita numva umwuka wundi utari wo ku Mana, uherekeje, ari wo uhinduka karande, ari wo ugira ububasha ku bantu, kandi ko ufite imbaraga. Niyo mpamvu dusabwa gusenga, ngo dufite imbaraga, gusengesha imbaraga z'umwuka w'Imana, kuko umwuka wa karande ntabwo wahanganwa n'ufite karande. Umwuka wa karande, karande ubwayo ni igikorwa gikorana n'umwuka. Donc niba ufite umwuka w'Imana, mu mwuka w'Imana habamo n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ku muntu ufite umwuka w'Imana. Donc byanze bikunze iyo bita imirimo y'umwuka, imirimo y'umwuka harimo irahari, n'imirimo y'Imana irahari yo mu mwuka. Ubwo rero kubera ko biremverisi, n'ubundi karandiza muri ya mirimo y'imyuka mibi. Ubwo karande ni umwuka mubi, ukaba ufite imirimo yawo. N'umwuka wera ni umwuka uva ku Mana, nawe ukagira imirimo yawo. Reka rero turebe iyi mirimo ya karande ni iyihe kugira ngo abantu bayimenye, kuko buriya abantu benshi bakora ngo hari karande nziza na karande mbi. Nta karande nziza ibaho,
byo kuvuga ngo karande nziza kizwe izina. Ndumva nabavuga abo tumwe ngo hariho karande nziza, ngo karande yo gukira, uri kumva gukira karande y'ubukiri. Karande uriya ntago ari karande. Iyo umuntu akize ahubwo mu mirimo karande igenda ikora, muri ya mirimo karande ikora, iyo ushobora gukira uhawe ubwo bubasha n'iyo mirimo ya karande. N'ubundi nayo abenshi bajya no bagwa muri zo karande mu nyota yo gukira, n'ikinyotera cyo gukira muri karande zo gukira. Abenshi babijyamo kugira ngo bakire, bakemera akavuga ati niba turebe ko twabona iyo karande yo gukira. Ntabwo rero aba ari karande, rero ni nk'umugisha Imana iba yaratanze, ariko ugasanga hari n'undi muntu ugize izindi karande ziherekeje kuri wa mwuka wo gukira, akaba yafite iby'Imana yakugeneye, ukagira n'ibindi birenzeho, kuko mu mwuka wa karande w'inyuma wowe hari ibyo wemeye kuyoboka, umaze kubiyoboka barakongerera kuri wa mwuka wa karande waje ukarwanya umukene. Uko kurwanya umukene ntabwo iby'umukene barajya kubijugunya cyangwa se ngo bisubize Imana abwire ngo akira ibintu by'uyu muntu, oya, bo baraza baguteza umwuka w'ubukene badahe, babigumane, babibikika ahantu, babikingirana ahantu, noneho haze n'ufite inyota yo gukira utari kunyurwa n'iby'Imana yamuhaye, noneho avuga ati ndashaka yuko n'ubundi mwebwe munyongerera, bamara kumwongerera umwuka ugahita umufata, uwo mwuka wa karande ukamufata, n'ubundi ukamufatira mu bukire bwiwe, ariko atari bya bindi Imana n'ubundi juste yamuhaye. Ibyo Imana yagennye birahari, umuntu arabyemerewe, wanakora rwose ukaba n'umukire, ariko hari n'ushobora kugira karande yo mu bukire. Ntabwo abantu bose bakiza ariko bafite karande nziza, ntabwo ari karande nziza ni ngewe. Urumva n'abadukurikiye kugira ngo babyumve neza, ahantu niho harimo n'ihurizo rikomeye. Hari umuntu Imana yari yarageneye kutunga ku buryo runaka buri mwahene, sibyo? Umwe Salomo yisabiye Imana, ati wowe utama gukira byambaye, cyangwa se umwe no gukina kugira ngo tukishe izina ryawe, sibyo? Noneho hakaba n'umuntu batewe Yesu yinyuzwe, sibyo? Mu isi y'umwuka hakaba umuntu bahaye igihano, yari yarandikiwe ibintu runaka, aho kwa yanze kubahiriza condition barabidura baramwiba, kuko umujura ntabwo agenzwa n'ikiri no kwiba no kwica no kurimbura. Hati bo wakiye n'ibyo akana, ariko nubwo byakiriye bizaba biri condition, myaka 3 tuzajya kinduramo umwiwanyu tubona amaraso kuduhe, cyangwa se nibinywa amaraso mundi niko komokaho nyine ntabwo bazashaka nawe haba tubiguhereze. Urukumva kurya iwawe ntibyemewe, no kuryama iwawe neza ntibyemewe. Oya, uzagira akumba kamwe ube warashasha amakaro. Narabigenzuye ibi bintu, abantu bafite ibitambo batambye, yego, bafite ibintu batanze, bafite connection n'iyi myuka mibi, bahawe kondisiyo, kuko uyu munsi musaza perezida w'igihugu yaravuze ati duce nyakatsi. Baciye nyakatsi, nyakatsi yabaga ari inzu irimo n'ibitaka, ugasanga umuntu afite amakaro mu nzu yose, ariko afite icyumba kiri bakubura bamenyemo amazi, bacucira bateramo amazi kugira ngo babashe kuhakubura, kandi inzu yose ni amakaro. Yasigaranye ka kanyakatsi mu makaro mu nzu ye, hari icyumba kirimo itaka. Maze kubibona n'abantu barenze bangaye. Cyangwa ugasanga hanze harapavomye, ana Nyiringabo, maze kubibona hanze harapavomye, hari amapave, inzu imeze neza, amakaro ugasanga ngo kari akazu ngo nta kasitoke ngo umuntu ashyiramo ngo ibintu abonye, ntiyanagashyizemo na sima, ni y'igiheri basi, ni itaka. Muzagenzure bantu munkurikiye, mujye mugenzura utwo ngo kariya ngo ni akazu ngo kabikwamo ibintu ngo bitari kubaka, ngo ibintu bidakenewe, karaho kibaza aka kazu uyabuze n'amafaranga, ivumbi rizamuka rivamo. Hari aho nagiye, hari inzu twakoreyemo ndi Gisenyi, ndibaza birancanga, nabitekerejeho. Iyo nzu ni inzu nziza, kadasiteri nziza, hanze harapavomye, mapave ahantu hose, noneho icyumba cyegeranye n'igikoni cyakwitwa stoke, gifite urugi rw'imbaho, izindi zose ni amametalike, imbere ni aya mametalike. Noneho urwo rugi rwavaga mu icyo cyumba rwari urw'ibiti,
rugahita ruzamuka rukikubita ku makaro yo mu gikoni. Igikoni cyubatse ruhorondereza y'amakaro, hasi ari amakaro, gusuhuka ugahita wicomeka mu nzu ari amakaro, hanze ari amapave, hose urumva harapavomye. Ariko ako kumba kitwa ngo nakasito njye navuze ni nta n'ikintu nanajyanamo. Ubu se niyabamo n'imbaraga sa, niyabamo n'ibiki twagumye tugikinze, twanga no kujya ntabwo twakigeragamo kuko wajyagamo kumva isaka umusaka, inzu nziza pe nawe irangije. Ubwo rero saho honyine, ariko ubwo ni ibigaragaza nyine ubwo uburyo bagenda bagira kondisiyo bagusaba. Ushobora gusanga uwo muntu atanagenda mu modoka kandi azifite, ugasabwa kugenda n'amaguru, ugasanga uwo muntu afite kondisiyo nyinshi zitandukanye zirenze no gutanga ibitambo. Imana yadufashe rero ubwo nk'uko twaje kuri gahunda ya za karande, twagira ngo dusobanurire abantu ukuntu karande igitanga gukora imyuka mibi yohereza karande zikagera ububasha ku bantu, bakagiramo n'imirimo yazo bigakomeza. Turatangira rero n'ubundi dusoma ijambo ry'Imana. Yego, turasoma ijambo ry'Imana, turahera kuri Itangiriro 32 23. Itangiriro 32:23 kugira ngo turi gushaka kugira ngo twinjire muri karande, dusobanura uburyo karande zibaho n'ukuntu zikora n'ukuntu umuntu yagira gute yazirinda. Yego, ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana, niko umutwe uvuga. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageze mu museke, abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi we ku nyonga y'itako rye rya Yakobo urareguka, bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure ku rutampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Peruti, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Dushaka tugarukira aha ngaha. Uyu mugabo Yakobo amateka ye turayazi. Uko tuzi amateka ya Yakobo, tuzi ko yariganyije umugisha wa mukuru we. Imana yari yarabwiye nyina wa Yakobo yuko atwite amahanga abiri. Ariko umwana mukuru, umwana muto azaba umunyamugisha kurusha mukuru we. Yego, Imana irabyivugira. Ahubwo imaze kubivuga nyina akimara kubyumva, arwana ishyaka ryo guhesha Yakobo umugisha. Kandi Imana yo yari ifite inzira iri bucishemo kugira ngo yibonere umugisha. Nyina rero ahita akurikirana rya jambo Imana yavuze, ajya kurwana no kumuhesha umugisha mu gihe donc atanga Imana imbere. Agitanga Imana imbere rero, we yakoresheje muri bwa buryo bwisha basomye ba Bibiliya, muzasome kino gice hano mu Itangiriro, amateka ya Yakobo na Esawu, uburyo byagenze no kwa Isaka umwana wa Aburahamu. Urumva ba Yakobo n'abuzukuru ba Aburahamu. Noneho igihe kigeze, nyina we ajya kumuhesha umugisha. Amaze kumuhesha umugisha rero, undi ahita amwohereza kwa nyirarume, mu mivumo yindi. Yego, aho batubaha Imana n'ubundi. Urumva amwohereza kwa ba nyirarume ngo abe ariho ajya guhungira. Wowe uhawe umugisha deje uranahunze, kuko arawibye, atwaye umugisha w'umwibano. Arawujyana awugereranya yewe nabwo bibindi. Za ngaruka z'uko yahawe ibitari iby'igihe kitaragera bitangira kumukurikiranira. Bimukurikiranira hehe? Kwa nyirarume, kwa Labani, nyirarume wa Yakobo. Mu kugaruka rero nibyo yari yabonye yo mu nzira ndende. Ageze mu nzira aravuga ati, kandi twibukiranye umuntu wemeye gutanga umugisha we.
Esawu yemeye kuwutanga awuguranya udushyimbo. Hari icyabayeho aremera aranawutanga mu buryo bufatika arawitangira. We ntago mu yandi magambo buriya ntago Esawu yibwe. Esawu yaragurishije, yarawugurishije, yafashe imari we ntiyibwe. Esawu abantu benshi bajya basakuza ngo Esawu ngo baramuhemukiye. Ntabwo Esawu bamuhemukiye, yari yarawitangiye, yarawigurishirije abigurana udushyimbo. Ibishashagirana bikoze amamesa bivuge gutyo, arabigurana yagiye kumuhiga, we yarahigaga undi akaba mu rugo. Umugisha arawigurishije. Ariko buriya na Adamu na Eva abantu benshi bakunda kuvuga ngo Satani ngo yarabashutse, yaberetse exchange, yaravuga ati ibitandukanye, mwanguranira nkabaha icyaha namwe mukamu butwari, mugahinduka mukajya mureba ibindi bintu, mugahumuka. Ubundi bazaga nkaho bahumye, ati ngiye nabaha guhumuka mukajya mureba mukamenya ko mwambaye ubusa, nabibereka mukamenya ko ukajya ureba umuntu wese ukamenya ko yambaye cyangwa atambaye. Naguha burya Satani ajya atanga. Twakomeje. Yakobo rero arangije mu kugaruka aravuga ati ariko ibi bintu mama yakoze ko mukuru wanjye ari wakagombye kuba ari we mukuru, ariko twibuke ko Imana yari yabivuze. Imana ishobora kureba ikizakubaho cy'ikibazo ikanakikubwira. Ko Imana yari yabimvuze ikambwira ko nzaba umunyamugisha. Ibi bintu nkaba narabonye umugisha wayo w'uburiganya biragenda biti. Ubwo ndagira ngo tuvuge kuri Karande. Yakobo akurura ikibazo cy'uko ibintu afite uyu munsi bishobora no kumucika kuko bifite atari mu buryo bw'Imana. Agenda asiga ngo abagore n'amashoreke n'ibiki ahantu ngo agenda uwumwe. Ndagira ngo ntangarize abantu yuko Karande idacibwa n'undi muntu, icibwa n'umuntu ku giti cye. Kavuge ugashimangira. Kangashimangire. Karande Robert sinagucira Karande. Nta bishop wagucira Karande. Nta musenyeri. Nta munyamasengesho ne yabasenga agasatura akagera ikuzimu wagucira Karande. Karande icibwa n'umuntu ku giti cye wenyine. Wenyine. Icyo ndacyumvishe. Ugomba guca Karande wenyine. Twibuke ko Yakobo yari afite abagore, yari afite abana 11. Bibiliya yarabitubwiye. Afite abagore b'inshoreke, yabyaranye abajabe. Bose yarabyaranye ariko nta numwe yavuze ati ngwino tujyane harya ku musozi tujya gusengana Imana. Ngubu wenyine yarayibesangura. Ye nabaye ngombwa n'urugingo rwahagendera mu guca Karande. Yakobo yakiranye na marayika aravuga ati sindi bukure ko utampaye umugisha kuko uwo mfite. Abantu badukurikiye reka mbasobanure kugira ngo bumve neza. Bibiliya ivuze Yakobo ko yakiranye na marayika w'Imana. Iyo tuvuze marayika w'Imana abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko mu ijuru hariyo abamarayika benshi. Hari umumarayika rero uza mu cyimbo cy'Imana washushanyaga Kristo, sibyo? Niwe wajya gusurana Aburahamu. Iyo bavuze ngo marayika w'Imana ni marayika uri mu ishusho y'Imana. Ntabwo ari ba Mikayeli, ntabwo ari ba Gabriyeli, ni marayika w'Imana. Yego, ni marayika w'Imana. Mbese ni nk'Imana ubwayo yari yimanukiye. Ni Imana ubwayo yari yimanukiye. Nuko Yesu yambaye akamero. Ubundi yari igishushanyo, ibintu byo mu isezerano rya kera byose ni igishushanyo mbonera cy'isezerano rishya. Yakobo rero mu yandi magambo asa nk'uwari uhuye na Yesu. Kuko Yesu wenyine niwe muhura mugakirana. Pako bati inyonga yita ko uja kuyica ariko ntabwo umva utama iki umugisha. Uwo ariko ubumwe nta wundi muntu uri bugufashe kubira icyo. Kadusubiremo kugira ngo abantu babyumve neza. So wanyu. Nyoko wanyu. Mushumba wanyu. Dadi wawe. Mami wawe. Bishop wawe. Mama wawe. Musenyeri. Usibye guhura n'icyo bita umwana w'Imana. Mugakirana ubumwe. Kavuga ati sinkure kurutama icyo bita umugisha wanjye kuko mfite so wanjye. Kandi hari akantu nabonye yakugezeho. Akora kambere. Ntabwo yagenda ataguhaye umugisha. Ntabwo bishoboka. Kabiri ahindura izina. Ahindura izina. Nicyo Yesu akora cya mbere na mbere. Wari umujura
akavuga butumwa akaguhindurira izina akajya avuga ati ntabwo ari runaka ubu ni murokore ahindura izina kuko no kwa Aburahamu twibuke ko yahinduye amazina yahindura irya Sara ahindura n'irya Aburahamu Sarayi aba Sara Aburahamu aba Aburahamu yahinduye amazina kuko ugeze muri Kristo Yesu hari nanjye ndi umuhamya wo kuba ko Imana ihindura izina kuko nanjye hari izina yahinduye irikuraho biteka mpinduriye izina yego nawe niba rarihinduye nanjye tumuhe icyubahiro yego dukomeze Yakobo rero aravuga ati kugira ngo umwami Imana musange nekereza ko yari yabanje kwibasangura yaraye yakutuza ijoro ryose aravuga ati ndabizi ibi byananyicisha we yagize ihishurirwa muri we aravuga ati nyamara ibyo mfite abantu mbwira abantu badukurikiye mucekinga ibyo mufite murebe ko bidafitemo umuvumo bidafitemo izindi mbaraga mugende mubwira Imana ati nyamara ibyo mfite namaze gucekinga bese bisanga ibyo mfite hari umuntu wapfuye kugira ngo mbibone ibyo mfite hari ibiguzi natanze ibyo mfite hari ubugingo nagurishije hari amanyanga hari abana b'imfubyi nariganije hari ibyo nariganije birashoboka ko ibyo mfite mbabwira aka kantu hari umupfakazi nariganije umuntu wegeze gutanga ikiganiro aravuga abwira imbaga y'abantu benshi ati reka mbabwire nimureba aya mazu ari muri Kigali ati hagize ikintu kiba ngombwa cyiza kikavuga ati batiriri kuri aya mazu ry'iryibano niriveho ndategetse ati byaba twatangara tukumirwa arangije kandi koko abantu benshi cyane yagize itegeko riza ati haveho ibati wareba ibi menya iyo nzu yawe ufite menya iyo modoka yawe manya ibintu ufite uwo mugore ufite ko ntawe wariganije abo bana ko ntawe wakuye ucekinga umugabo bataba ari kurerera abandi ari kurerera abandi abo bana cekinga cyo gusaba abana b'umugisha ejo hatazaba harimo umwana uzakubiza kunzwe uzi neza uburyo wamubonyemo urabizi waramuhashye ahubwo ubwira umugabo wawe ati n'uwawe sheri n'umuhanda cekinga urebe nusanga bihari rero birakwiye yuko ujya ahantu wumwe reka mbabwira aka kantu kuri Yakobo yajyana n'umugore we yari kumenya ko imigisha afite yariganije yari kutangira kubwira Imana ati Mana wibuke ko nabonye ibi ni ibya Esawu umugore akavuga ati karabaye wa mugabo se kumbi twari tubanye nawe kuri uru ruryo hari ibyo ujya kuvuga wenyine Imana itazakuvamo ubwo rero Yakobo nawe hari ibyo yagiye kubwira Imana kuko azi neza yuko itazamuvamo Imana irebye umutima we iravuga tumva nkubwire nanjye ndamanutse ngo araza akimubona yaracakiye hari ukuntu ujya mu mwuka ukumva ko Imana yaje iyi Imana yaje twibuke ko hari uburyo umuntu agomba kujya gusenga yitandukanyije n'ibyaha ari mu murongo n'ugusengera mu kuri no mu mwuka wikiguvunika no mu mwuka uzi kuri umwana w'Imana ugiye gusaba Imana utagiye gusaba undi wundi ngo barakirana barajya bavuga ati ntabwo ndi bukure kure utamaye umugisha barakuza undi hari ijambo rivuga ngo dukwiriye gusaba ibyo tuzasaba hari abajya bibwira ngo Imana iranzi ngo izi byose ngo kuri njye ngo izi ngo kuva mvutse ngo kugera nshaje irakuzi nyine ariko hari ibyo tubona kuko twabisabye kuko nayo iravuga ati nsaba ibyo muzasaba data mu izina ryanjye muzabihabwa gusaba biremewe ku Mana Yakobo rero yahise avuga ati ntabwo nkurekura utampaye umugisha nanjye ndagusabye barakirana kugeza ubwo Imana imuhinduriye iki izina izo ni karande yari arimo araca z'uburiganya zo kwiba zo kugira gute arazica ariko harimo icyo ataciye buriya imbwira abantu gukurikira Imana kubatizwa muri Yorodani kuzamuka ntabwo bikuraho karande wajya mu ijuru wakorerwa ibintu byose bishoboka waba pasiteri wakora ibintu byose ariko karande irakubwira ati ibi ubikore ariko karande njye uri uwanjye mva hari ibyo bakumbwiyeho ukaba wajya mu ijuru kuko wabatizwa ukabyagirwa kabiri ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza ariko karande zikagucerereza tubwire abanyarwanda mama Kara abantu bakwiye kwicara bakamenya yuko cyane cyane n'abanyarwanda nk'uko wari ubivuze karande ntago ikurwaho n'undi muntu umupira ahantu warengeye ni urengurirwa mama uriya mwana nyina wa Yakobo we yari bumva yari yamushakiye buryo ki yibonera umugisha kandi Imana yari yaramusezeranyije yuko azaba n'ubundi umunyamugisha imukuza rero Yakobo
we yigendera wenyine akirana na marayika, barakirana, marayika w'umwami Imana. Uzi ko ubundi hanyuma yaho nk'uko rutangiye bisobanura bitubwira ati burya marayika w'umwami Imana ni Yesu Kristo baba barakiranaga nawe, kuko nyuma yaho yaravuze ngo menye neza yuko nabonesheje amaso yanjye Imana sinapfa. Bikwereke ko nta handi hantu, nta wundi wagukuriraho umwuka wa karande uretse we wenyine n'Imana yawe. Muri wa babiri urinde, ubundi wa batatu. Iyo tuvuze wa batatu ni umwuka wera wagukiza, ni umwuka wera wagukiza, ni Kristo wagukiza, ni Imana Imana ibumbiye hamwe ikaba Imana imwe. Yego. Mu butatu butagatifu. Yego. Ubwo rero iyo uko wagiye, kuko wagiye kwikuraho uwo mwuka wa karande ufite boss y'ukoresha, niyo mpamvu ugiye kuri uwo musozi ugasenga muri Imana mwuka wera, Imana data, mugasengera muri uwo mujyo. Ubwo rero reka turebemo kangahe uri umugabo witwa Salomo, tumusobe mu bami nawe turebe uburyo yagiye gukirana yabanyemo n'Imana. Turasoma mu bami ba kabiri, mu bami ba mbere 3:4. Yego. Naho turebe ku nkuru za Salomo, abami ba mbere 3:4. Ndasoma nirukanka. Yego. Haratubwiye ngo bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka mubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko wagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye. Umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uha umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Yari umwana wavukiye ibwami. Ubwo turi kugira ngo tugende mu mujyi wa karande tumenye uko biba bimeze. Avukiye ibwami, yarize yiga amashuri menshi, ariko ngo igihe kiragera isi amaze gutanga, ayo musize ari umwami, aravuga ati aha hantu rero data Imana yigeze kubwira data ngo ntazamwubakira inzu kubera yuko ibiganza bye byavushaga amaraso. None ubu papa ntiwasanga hari ibintu yaba arakoreye Imana ikarakara, ugasanga ngiye ku ngoma birancanze. Ahita avuga ati reka nzamuke. Mu kuzamuka rero tutekereze kabiri. Byo rero twavugaga dutangiye tuvuga ngo umuntu asenga yirukana karande we ku giti cye. Salomo ngo yari afite abantu ngo benshi n'abagore benshi, ariko yazamutse uwumwe. Ngo ajya ku musozi uwumwe, ngo arabanza atamba ibitambo 1000. Ni byinshi. Gutamba ibitambo ni ukuvuga ngo iki? Gutamba ibitambo, tumenye gutamba ibitambo icyo ari cyo, ni ukwihana, kuko ugiye gusanga arera. Ubundi ibitambo mu isezerano rya kera cyari igishushanyo mbonera cya Kristo. Kwihanira n'ibyaha, kubona Kristo. Yego. Niko gutamba, niko kubona igitambo kimwe kizima gishimwe. Kuko Kristo yaje gupfira ibyaha byacu. Mu isezerano rya kera rero, iyo wabaga wakoze ibyaha, wafataga ihene cyangwa intama cyangwa inka bitewe n'ubushobozi bwawe, icyiciro cy'ubudehe urimo, ukavugiraho ukabwira iryo tungo ibyaha byawe, iby'umugore wawe, iby'abana bawe byose, ukarunda kuri ya ntama, warangiza ukayijyana ukayishyira umutambyi akayitamba. Ubwo mu kuyitamba rero, mu kuyimenesha amaraso, ni wowe wenyine wakabaye upfa mu cyimbo cy'iryo tungo. Ariko habonetse itungo risimbura wowe wakabaye upfa. Ubwo rero kubera ko habonetse iryo tungo risimbuye we ku byaha byawe, ntabwo gipfuye. Ubwo uhita uhinduka muzima ugataha. Noneho rero Salomo nawe yajyanye ibitambo
igihumbi urumva atari byinshi, hari harimo iby'abenegihugu, ibyaha by'abenegihugu, iby'abagore banjye, iby'abana banjye, ibya data wapfuye, urumva ibyawe yarabonanye nabo, byasogokuru Yesaya, mbese iby'abandi bose arazana ibaze nawe ibitambiko ibya mama n'ibya data, ibyo mu bisekuru 7 byose aravuga ati babarira ibyaha by'abasogokuru n'abasogokuruza n'iby'aba Dawidi n'ibyo yihana ibyaha byo mu muryango, aravuga ati n'ibyaha bya data wavuze ngo ntiyakubakira inzu kubera kuvusha amaraso, nabyo ndaje mubabarire, tubabarira ibyaha by'umugore w'abandi data yatwaye nkuraho yarabanje umva habayeho kubanza gusya atambaye. Twarebye hirya dusanga Yakobo ngo yarakiranye na marayika, aza guhishurirwa ko yakiranaga n'Imana. Noneho tugeze hano kuri Salomo, nawe ahise abanza atamba ibitambo, arabitambye. Umva ni ukwihana agato n'akanini kugira ngo Imana ibashe kugusanga, ni uko ugomba kubuzi neza yuko uri kwikontorora ugasanga nta kantu namba kasigaye. Nuko nguko nuwo mujyi wo gusengera iki za karande. Amaze kwihana ibyo byaha byose, ubwo hari harimo nyine nizo za karande, ati nyange ingoma yanjye itazagaragaraho kwica no kuvusha amaraso no kugira gute, nanjye ndaje Mana. Arangije yihana ibyaha by'imiryango, amaze kubyihana byose birangiye ngo araryama ku musozi arasinzira. Amaze gusinzira rero yaraye kuri uwo musozi, Imana iramusanga iramubwira ngo nsaba icyo ushaka. Imana iramubwira, aravuga ati ngewe wagiriye data neza nyinshi kuko yagenderaga muri ibi n'ibi. Ntahise avuga ikibazo cye, ahubwo ahise abanza gupresenta ibintu byo mu muryango byose n'ibyabaye ku ngoma ya se byose arapresenta. Amaze gupresenta byose abirangije, Imana iramubwira ati ngaho rero nkomeza umbwire. Aravuga ati none ngenze kugusaba kujijuka, nkazamenya uko nzabana n'ubu bwoko bw'Abisirayeli ngiye kuyobora mu gihe gisa n'iki ngiki. Amaze kuvuga ati ndashaka ko umpa kujijuka no kumenya, Imana irarera avuga ati uyu muntu ni umunyabwenge, ntasabye ko abanzi biwe bapfa. Ise yakoze ibintu, ari n'umurage, wumve hari umurage se yasigiye Salomo. Arambwira ati dore uriya mugabo yarantutse, yanteye Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so, ariko rero ari umuntu uriya yarantutse ndapfuye ntabwo murangiye. Nawe turabizi ko bagerageje inzigo kandi byarangiye burya Salomo amwishe. Ariko arangije icyo byose arabitekereza, izo nzigo za se yapfanye asanga ni za karande mbi cyane. Niko Imana yagize gute iramutabara, iravuga ati unsabye neza kuko utansabye ko abanzi bawe bapfa n'abasoko mbica. N'ibyabaye kuri so ku ngoma ya so n'urubanza rwose yari afite, ukuyeho ibintu by'ibyaha bya baso na basogokuruza bawe bose, ndabuguhaye ubwenge, ni nyuma y'ubwenge ndaguha n'ubutunzi, n'abami nta n'umwami uzamera nkawe. Bivuze iki rero? Iyo umwana, kuko umwana aravuka izo karande zo mu miryango zikamukurikirana, ibyo batuye base na basekuru n'abandi. Ariko ubwo ndagira ngo menyesha abantu uburyo bakunda kwikuzaho karande. Mbere na mbere utambe. Gutamba ntabwo tukubisaba ibitambo nk'ibyo bavuga ngo zana amafaranga ngo ubashe gukurwaho iyi karande gutya na gutya. Twebwe mu gitambo twabonye gikuru kiruta ibindi ni cya Kristo mwami wacu Yesu Kristo mu maraso ye yatubereye igitambo gikuraho ibyaha by'abantu bose bo mu isi, nubwo bamwizera wese, uzamwizera wese azakizwa. Icyo gihe gitambo cyarabonetse. Igisigaye rero ni ukugenda kujya ahantu ukihana. Gukuzaho karande ntabwo birangira umunsi umwe, kuko uko bukeye nuko bwije uko genda winjira mu bihe byo gusenga, kuko ngo nimusengeshe umwuka iteka mu bihe byose byo gusenga, ube mu bihe by'amasengesho akubere nk'itegeko. Uko bizakubana nk'itegeko rero mu kujya gusenga, ni ukumenya ngo hari ibyo ntemerewe. Ujya kumva waba waguze imodoka n'urugero, ugize n'amahirwe ukayigura, ugasanga uguze imodoka igenda ijegera mu muhanda, ahubwo irakurya n'utwo wari usigaranye, aho kugira ngo abana bateke imodoka ikayamira. Wajya kubaka inzu, aturubaka inzu, iyo nzu yarayigiraga ko yabaga mu nzu ya nyakatsi, ukaba ari mu manegeka. Mbese ugiye cyose bikagorana, iyo ugiye kugeraho cyose kikagorana, ugasanga abantu bariyakiriye. Twebwe iwacu burya iyo dushatse dupfakara tukiri bato, twariyakiriye, umuryango wacu nuko uteye. Mbese kwiyakira mu bibazo bya karande, twebwe iwacu turakennye, nta muyobozi ujya uvuka mu muryango wacu, nta muntu urangiza segonderi, nta ujya urangiza segonderi,
nta wizi iwacu twarabimenyereye niba mubona umwana wacu ajya ntawe ujya ushyingirwa turabizi ibyo kumbwira ngo gukora ubukwe ngo gushyingirwa ntabwo iby'iwacu bihaba mbese karande zikajya zikubwira nawe ukikiriza ukajya uvuga yego koko nibyo uri kuvuga nibyo wakurikirana ugasanga byose twebwe ni gereza urumva ni ikintu cyose ukumva ati nimbona ahangaha marenze ahubwo naratinze ugasanga kuko abantu bagize gute tundi wacu umukobwa ushatse gake abagabo bane ibi byabaye kuri mama byabaye kuri nyogokuru biba kuri mukuru wanjye biba kuri mama ugasanga mu gisekuru harimo umukobwa utarashatse atuye kuba atarashatse hari nyirasenge wapfuye adashatse hari n'undi nyirasekuruza wapfuye gutya hari n'undi ukuva bariyakira ate ni ibyacu bagejeje imyaka 18 babitera ni ibyacu bakiyakira bakumva nibyo ibyo birakatsindwa niyaduhamagaye 19 zabyareje ati bunanjye tweka tujya kwishingira turi muri iyi myaka abacu babafata ku ngufu ahubwo kuba n'uyu nguyu bataramufashe sinzi ko mbese ugasanga ibyo bintu byariyubatse batanze bavuze muri ibyo bintu by'ibikarande bikaza bikagira ububasha ku muntu akiyakira muri icyo kibazo intsinzi rero none se soko kuraba yari afite abagore babiri ngenda atunga umwe gute urumva agiye gutunga umwe kandi ndagira ngo nkumenyeshe niyo uri umukristo bikubaho utazi uko byagenze bihita byikora tuvuga niba kubera ko iyo karande itigeze icika niba uri umugabo uri Robert uri umukristo uri umuririmbyi byanze bikunze niba mama papa yarashatse abagore babiri hirya ku ruhande uzashiduka hari umukobwa umwuka w'uburaya ugufate ntumutunge iwawe ariko umutera inda cyangwa se abishoreke byanze bikunze amakarare ari abantu bapfa gusoma bibiliya sibyo bo bakayisoma nyine biri aho ngaho njya numva abagabo bari kurekara mu kuki ngo buramu yari afite ishoreke ngo kuki ngo Yakobo ngo yari afite ishoreke ngo Dawidi yari afite ishoreke zari zishimye uri kumva sibyo ariko reka mbwira abantu badukurikiye n'uyu munsi bagore mudukurikiye abagabo banyu bafite inshoreke kandi bakijijwe baho urugero kugira ngo ubyumve neza ubu hari abagabo hari abagore bafite abagabo babo ubu n'umugabo ukabona akunze muri korari umukobwa ni ngombwa gukunda muri korari ukagira ngo ni ukuhakunda by'uko akunze korari kumva afitemo umuntu bateretana kushari akakarabura atanditse urukumva kushari ngo repetition ngerageze ngo reka ngende mukamwari mufite ibihumbi wenda 100 mumwapanze utuntu muraza kudukoresha waje ko ngende ugasanga afite senkani senkani zagiye ngo ibintu babaga bari myinshi gahunda yatangiye inshoreke muri kora imisanzu n'amayinifomu niba ari insoruti nawe akaba bizi uwo muntu muri kora bizi ko ngeze ko kana kazajya yanangira uriya turakundana ngenda kureba wa mukobwa nkabona uri umwana mwiza uritonda iki n'iki inshoreke zikabafata abapasiteri inshoreke zarabafashe bashumba abagore namwe mukayishiduka mwarashatse inyoko akaba yarashatse abagabo 3-4 wowe ukaba uri mu rugo ariko nawe ukabona ufite abandi ku ruhande niyo bitana kubaho ko bigaragarira abantu wowe n'umutima wawe urabizi neza yuko hari ukureba akakubwira kuri mwiza ijambo umugabo atakubwira we yana responsibility abo dufite abagore bataha mu rugo bamaze kuruvamo sibyo ahubwo ko society yacu nishaka ko society imenya ko yagiye noneho n'abavandimwe nabo ntabwo bakwiye kumenya ko wagize gute wavuye mu rugo noneho akava mu rugo yamara kuva mu rugo akajya gushaka undi bakagira n'amasezerano bakabana ibikorerwa byaroroshye noneho divorce yaremewe kuko urashyingirwa bwa kabiri wambara impeta 10 uburenganzira bwawe ariko mpaka wa mubare wa mama wawe cyangwa nyogokuru wawe ugezweho kandi bikuba utabihamagaye n'abana none n'abagore dufite turirimbana dusengana bamaze babizi neza ko abana 4 bari mu rugo cyangwa 5 bari mu rugo babiri ba mbere ari ab'umugabo abandi babiri ari abandi babagabo ba 3 bangana nawe nyogokuru wawe yashatse kugira ngo arame bwanyu mpaka umubare wuzuye niba byarabaye kugira ngo bicike muntu w'Imana ni izindi mbaraga kuko bireba gutyo ukabona ni ibintu biraho byoroshye ni ibintu ntacyo bivuze nyine ni ibyacu byoroshye gute kandi mugirana amasezerano ona ari ibyo urumva ariko mpaka umubare
ukwire na ya myaka ikwire. Niba uzi neza so mama yapfuye kuri iyi myaka, yapfuye atya, menyesha n'abantu banyarwanda nabwo aka kantu nako kazi. Umwuka wa karande ugenda ufata. Uko umuntu agira ubuntu bwo gusenga n'uyu mwuka uyu mwuka jenoside yasize mu gihugu cyacu wo kwicana, ntibahagaritse jenoside, inkotanyi zahagaritse jenoside, ariko uyu munsi ukajya kumva ngo umugore yapfuye atemaguwe. Kubera yuko bwa bugome bwakozwe ku butaka bw'u Rwanda buri kuzenguruka, ukumva ngo umugabo yatemye umugore we, umugore yatemye umugabo. Ibi ngibi ni wa mwuka wa karande wo gutemana, kumva ko abantu bagomba guhora batemana kuko utaciwe. Mu byo rero tugomba kwambaramo imbaraga zo gusenga n'uyu mwuka. Iyi nayo ni karande uvuga ngo abanyarwanda ni ibyabo. Kosko afungiye jenoside, urumva urabura kuzamuka umwe usenga Imana ugati Imana nirukanye umwuka wa data. Hari n'abandi twumva amateka n'amakuru, hari n'abandi babihishe mu miryango wabo, mukamubizi ko bidabaye genocide, sibyo? Agukora ko nta muntu wababonye mukabihisha mukavuga, sibyo? Uwo mwuka ukajya kumva umwana ngo yashatse ngo kwa kana kajya kumva ngo batemanye na jenoside atarayibonye, atayizi, yaravutse nyuma ya jenoside, ariko ukajya kumva afite imyaka uyu munsi nka 20 n'ingahe ngo yatemye umuntu, ngo yamwishe, ugasanga arafunzwe. Iyi mwuka hari ibindi bintu abantu bataramenya, kugira ngo tubabwire abantu bumve, kugira ngo imbaraga za karande. Yego, kuko abapasiteri benshi babyigisha nabi, baraguhamagara ngo ngwino mbigukureho, ahubwo wageraga gusambanya akagushyiramo n'ibindi, cyangwa akagucomekamo n'ibindi. kuko nawe umwuka umuriho wa karande. Ikiganiro twakoranye bwashize, hari umubyeyi umwe wamamagaye aranga ati Roba, ati mu makaramu Imana imumugisha, ati hari ibintu yavuze numva ari ibyanjye, urukumva ati ninjye yavugaga, ati hari umupasiteri ambwiye uwo mupasiteri numva ndamuzi, yajyaga narakizwe, ziko nakijwe 2018 kuko mbere nawe uri umunyedini tu, yajyaga dukoresha diru kumuyigira abakiri baza gusenga no gukiza. Waza gutwara imodoka ukinjira, urukumva tugahita tukoma ukajya kwicarana nawe, urukumva none ngahita nkubwira ati wanije wamaye amayinite mubyeyi, cyangwa nyandikiriza nimero, wanije nkandikiza nimero, urukumva akazi imaya mara kuzima ngahita nandika ko kundi bohereza, none ngahita mbona izina ry'uwo mukiri na nimero, namaze kwibipa none nimero ngahita nohereza iki mushumba n'amazina ye, mukanya kuko aho nicaye ahazi kajya kuba gahita hamagara umuntu twicaranye, yicaye iburyo bwanjye yambaye umupira wa pink, agahita amuhamagara ngwino hano, akamubaza ati witwa nde, noya yamubwiraga ati mu muryango wanyu Jacqueline ninde, simbutse urupfu mu kanya rwawe runakutamiye. Umuntu ugenda mu muhanda ni wabura umutambuko, none se wabura urwo rupfu nturuba rugenda, agati mu kanya ikimenyetso ngo nta rupfu simbutse, none uri kuza kusenya ati ndarusimbuye, Jacqueline ninde mu muryango wanjye, ati njyewe ufite nimero yerwa na 078, nimero yerwa na 18 ni yande mwisi y'umwuka Satani ari kugushushanya, ari kukubara mbonye ye baba we, wareka kurira, ntabwo wabura kurira. Umuhanuzi w'Imana yabonye ibyawe byose akaribwa, ye baba we akabara ariwe. Nibyo rero tugira ngo tumenyeshe abantu yuko ibintu byaragoranye, ntibazana ibintu by'imikino, urumva? Niba tuvuga ikintu, turi kuvuga ikintu twamaze kurebera, nkuko batakunze kuvuga ijambo ngo mushakashaka ibyo mwamashima, ni ibintu byo gushakashaka. Nushakashaka mu muryango wanyu, ushakashaka aho wabatirijwe n'aho bakwakiriye bakubyariye mu gakiza, ushakashaka kuri pasiteri wawe umugireho ubushakashatsi, umenye ko nta myuka ya karande afite, uwagusezeranyije ushakashake ahantu hose, ushakashake kandi urashaka. Iyo ufite amaso ahumye ntacyo wabona, ahubwo ko saba Imana igukure ku maso uhumuke, nubara guhumuka uzasoma. Abantu bafite karande, kambaye nk'urugero rwa filime, mpamvu twavuze ngo uwumwe niwe wenyine ukwiye kuza mu maso y'Imana wenyine udatinya, ugati Imana unyeze, ugatamba ibitambo byose kuri amahoro, sibyo? Ukabwira Yesu ukavuga ati iri jambo niwe warivuze abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhura, wavuze ko ari umwami ukiza ibyaha by'abari mu isi yose. Iri jambo rye waravuze ngo umuntu yari baye cyaremwe gishya, ibya kera yabigize gute bishize, ukwizera naho yaba ari we cyangwa arapfuye azongera abeho. Donc nta magambo y'Imana ugenda wato, nk'umuntu ufite karande yo gusambanya
uragenda ukajya imbere y'Imana ukayibwira ati Imana nta mugore wawe uzaba uri kukumva ngo azahita anyirukana ubwira Imana ibwira ati Imana yibwire byose ngiye kuvuga amazina n'urugero rutipike aho nanga igireke abantu batandukana uko babitaje ubwira ati Imana urabizi igireke umuntu witwa igireke twararyamanye randura imizi ya igireke muri ngiye hagati yanjye byabaye uca icyo kigozi ciyo nzigo ntabwo mbizi kwa igireke niba baribaga niba baraterekeraga none hari ibyo yansizemo none igireke hari ibintu yansizemo kandi igireke muri we imbere hari harimo ba Claude ba Eric ba Jean Paul kuko igireke yaryamanye n'abo bantu nanjye ndyamanye nawe ngendanamo nubwo abantu bambona inyuma bakambonamo Robert nyenyine ariko imbere harimo igireke na project ni kuba bimeze Uwiteka dore ntago ndi kukwereka amababi sindi no kukwereka imbuto z'ibyo nakwemo ntago ari sida nkuzane ngo ndashaka kurandura iki gishyitsi bandurike yandunze na zedi urandure na efu bose ukuremo gato wite nkuramo erega nibyo Salomo yavuze ku musozi ibyo uvuga avuga ibya avuga n'ibyo bwite nibyo Yakobo yavuze ariko agira ibyo asiga kuko yibagiwe ntaravuga kuri aka kantu ka Yakobo nkagarukeho Yakobo hari ibyo yavuze yibagirwa kuvuga ati ndandurira umwuka wo kuryamana kwa sogokuru n'abaja uzi ko uwo mwuka wafashe Yakobo na Isaka umuntu wawuranduye yari umwuzukuru witwa Yosefu ariko Rasheli abura urubyaro nk'uko nyirabukwe nyirakuruza ni nyirakuru umugore urumva Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu umugore we yabuze urubyaro Sara noneho biratambuka birinda bigera kuri Yakobo nawe umugore yakunze nk'isezerano ubundi wa mbere yari yarakunze niwe nabara kwisezerano ko niwe yabanje gukorera yitwaga Rasheli abura urubyaro yibyarira Leya ngo areba urujisho Leya none mu kubyara kwe Rasheli ntiyashirwa ahita avuga ati Yakobo nubwo twabuze urubyaro uri umugabo wanjye dukundana dore umuja wanjye ni mubyarane nanjye basi nzakikirira ku bibero byanjye azambyarira mu kikire ya nyirabukwe wakuru ubwo ni Sara biramufasha iyo Yakobo ari gusenga ntiyayiciye niyo mpamvu yakomeje kuba uruhererekane kugira ngo abantu bamenye neza yuko Yosefu ariwe yiciye yanga kuryamana ashaka kuba uwo mwuka ari wawuciye icyo kintu gikomeza muzasoma ijambo ry'Imana muzajya mugenda musanga uburyo umuntu Imana imuhamagara Yakobo se ntiyakiranye na marayika ntiyagize gute izina ntibyahinduwe siryo uyu munsi si Isirayeli ariko ndagira ngo bamenyeshe yuko iyo yatajya gusenga ntago byari gukunda hakuze ko ariyo strategy ya Besi yakoresheje mpindurira imbago byanjye byaradiye mpindurira izina dore ndi umunyamiriwo bari baranamwise izina ribi urumva umunyamibabaro urumva ariko navuga ati rwose gira ukuntu migenzereza rero abantu nibajya gusenga ndagira ngo mbabwire iki ngiki nitutinjira mu bihe by'amasengesho dusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iyi karandi izakomeza koma ku bantu ikibazo uyu munsi wa none ushobora kugira kubona gatoya uyu munsi ariko menya ngo umwana wawe niba hari ako bagukinze mu maso umwana wawe wazabaho mu buhe buryo nutamuremera ubuzima uvuze aka kantu ndanekereza ibintu byinshi cyane abo makara iki kiganiro ni kinini biradusakuza kuri pariti ya kabiri kubera izihe mpamvu uvuze aka kantu mitanekereza nk'ubu dufate uyu munsi aujourd'hui Leo Mentona sijyo today abantu dufite ba Robert ba Makarabo ba Masengesho nawe udukurikiye bari kuri standard ko muri kubona hari abana b'abahungu bazana agenda y'ubutinganyi bamujyana mu nzu y'imboga akaza akikiye Bibiliya akaza ari yatwaye abana tubyaye basaba bameze bate mu gihe sabuzukuru babo bisaba bimeze bite mu bisekuru 7 ubundi ni 7 nyuma ya 7 nibwo utakigira icyo upfana n'uwo muntu
ubundi hari ijambo rivuga ngo iyo turi gukorera Imana uyu munsi wa none turi gukorera Imana nge ndimo ndabibira ibisekuru 7 mu bisekuru 7 ni gute ndabyara umwana n'umwuzukuru wanjye umwana w'umwana wanjye ubwo urumva nta mashami ngenda ngaba bose bazasoroma ku migisha y'umubyeyi niba naragize neza niba naragize nabi ineza niyo nzayisanga imbere mu kuyisanga imbere ni ukuvuga ngo singiye mama Karabo nzayisangayo ahubwo umwana wanjye uko ngenda banshibukaho buzukuruzo ubuvivi 7 Bibiliya iyo yandika bango de bisekuruza bya Yesu nibi ugira ngo wumve uko kubiteka muri 7 ugasanga hari ijambo ryabwiwe Yuda avuga ingoma y'ubwami ntabwo izava mu rugo rwawe nuko hari ibyo uwo runaka yakoze niba uyu munsi ndi kuvuga Imana neza hari umuntu dukurikira bizi ko Robert yo ndi kubaza mbambariza abantu badukurikiye hari abana kera uyu munsi sinzi uko basigaye babita ko kera babitaga ibinyendaro aba bana turabizi ko hari abagabo bashinzwe kubyarira Satani ari mu kazi kunyumva neza sibyo bakaza hagati y'abana n'abakobwa inda bakabaragurutse kabaciyeho ntarere rimwe na rimwe n'abanyina nabo bakaziba naho ukora indusukura nyoko agapfa havuga ati siko n'uyu nguwe niko we ibaze kwasko bakaba bafite ibintu uri utabizi n'abantu ubazi ubwo bizagusaba ko nawe ubyara atazabura mu mwana ujya kumera uzabera nk'uwose wamubyaye barakora iki barasenga bate ubundi kwa Kristo niba atanazi amazina y'uwose kuko hari igihe batanayazi yego ariko tuvuga ngo nibisekuru nk'ubu uyu munsi wa none ngiye singiye kukubeshya umuntu nzi ni papa urumva nyuma ya papa numva izina rya sogokuru ariko ntawe nzi urumva ibyo bisekuru 7 ntabyo nzi ibyo bakoraga byose ntabyo nzi ariko uyu munsi hari umuntu ushobora guhagarara akavuga ibisekuru 10 akivuga runaka uriye yibereye mu miterekera ari kuzibura ukagenda ukabona ageze kuri se mugeshi wenda n'uburyo warahari twebwe rero turasabwa kureba ukuri gusenga ni ukuvuga ati ibisekuru umu gusenga uhita ubona wara 14 ubundi 14 7 byo kwa nyoko na 7 byo kwa se byo kwa so urumva ukagenda muri 7 byo kwa nyoko ugakubita abapfuye bararwaye imvunja ababaga mu Nyakare biranashoboka yuko imiryango itakuze kubera ko yaribwaga n'inyamaswa mu ishyamba urumva uyu munsi nkaba atari buribwe n'inyamaswa ariko hari ibintu biri bukurye bigatuma umuryango utaguka ukajya kumva ngo Nyabugogo ngo yamutwaye ngo ukajya kumva ngo yagiye mu mazi n'abandi bana ngo ajya koga ngo amazi yamutwaye ngo yarari ngo shobora ngo na polisi ngo ashaka kwirwanya ngo baramurosa ngo yarari kugira ugasanga umuryango ntukura kuko nyine upfa rusorongo guhera kera muri ya mashyamba babagaho mu tuzu tw'ibyatsi impyisi zigashikuzamo uruhinja igashikuzamo umwana izo ntuzizi ariko urwo rupfu rw'urusorongo rukaza ukaba uri mu modoka ukajya kumva ngo imodoka ngo yariri gumanuka ishorongi ngo yamuhitanye ugasanga hari impfu zituma umuryango wawe utagira gute udakura ugasanga muri akaryango tungana gutya ngo za diabete ngo niyo mu muryango ngo niyo kwa ba papa ugasanga washatse uyirwaye nawe ngo masenge ikimenyimenyi n'abaganga barakubwira ngo iyi ndwara si yo mu muryango wanyu nabo barabizi yuko hari indwara y'umuryango bajya bamenya kurondo mu maraso ngo niyo umuryango ngo diabete niyo mu muryango ngo kanseri ngo zamaze abantu b'iwacu ngo twebwe ngo nibi izo zose ugomba kuvuga ati ngiye kwitandukanya cyo bita gukata uko umubyeyi amara kubyara umwana bakamutandukanya na nyina ukitandukanya n'ibyo byose ukavuga ati niba iwacu batarabaye mu nzu nziza njyewe ngomba kuyibamo niba data none yari kujya kugenda mu ndege gute yari ihari
Bibiliya itubwira yuko indege Bibiliya iri kuyivuga ivuga ngo ni amababa y'ikizu kuko ntago uyu muntu wanditse Bibiliya yari yakigera abona indege ariko mu buhanuzi kuko yararebaga akamenya yuko ari abantu bazagenda mu ndege ariko namenye ko ari indege uyu munsi yitwa indege wakabona ngo ni ikizu ngo baragenzagenda ngo mu mababa y'ikizu icyo gihe niba nawe babonye ari kugenda mu mababa y'ikizu uragenda mu mababa y'ikizu gute nkandi ubwo rero ibyo byose ni ukugira gute ni ugusenga ubyikuzaho kuko hari abantu b'Imana ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya ukaba ukavuga ati ni ibyacu ndi umuntu w'Imana nzahanura nzagira gute na gute ariko nyine nariyakiriye ubukene ubwo nyine Imana izanjyane hahirwa abakene mu mitima yabo ngo ko ari mu mitima yabo ni ku mubiri ni umuvuga ariko nkuko twabivuze biribwa babara bigiye babisahura mu buryo bwabo uyu munsi wa none niba turi kura tugasanga hari abo bari gusahura none ubu generation wa mugani wawe w'igihe kizaza izaba imeze gute mu bisekuru birindwi na Kristo azaba yaraje tujyane mu ijuru ntago tuzigihe azazira ariko se abaye atinze ibisekuru birindwi bikazagera uyu munsi umwana ari kuvuga ati ngiyeho kugira ngo papa na mama batubye turi abana babiri ariko ndabona iwacu byaragoranye kandi nabo bababyaye bumva bakabyaye umwe none uwo mwana arumva azatekereza gushaka umugore ngo abyare egare ko azashaka uburyo bwo kwinezeza yikorera ubutinganyi birangire ubwo nyine abantu hari n'igihe abantu bazanarangira ku isi n'impanda itanavuze kuko kororoka kw'ibyo bisekuru nuko abantu bagenda babyara bakurikirana bakagenda buzukuru hakaboneka buzukuruza none uyu munsi umwana w'umuhungu wabyaye ntakeneye gushaka umukobwa wabyaye ntakeneye gushaka kugira ngo atazagera mu babaro wabo kandi ntumenye yuko Imana yo yakuremera amateka rero mu buryo bwo gusenga ni ugukata ibigozi ukajya usenga kuko Bibiliya irambwiye ngo yabwiye Salomo ngo saba icyo ushaka Yakobo nawe ati witwa nde yarebeye se ko yitwa Yakobo si yarabizi ariko akeneye ko akanwa kacu kavuga ngo ngirira gute yewe Mana ndashaka mu byaha niho mama yambyariye mpindurira iryo zina ryo kuba naravukiye mu byaha mpindurira iryo zina ry'uko mama yakoze ibi n'ibi dore papa Mageragere yakoze jenoside yica abantu ariko ndagusabye iki gisekuru kinkatire ntikizankurikirane ababyeyi banjye bazize jenoside mama yaguye ku gasozi papa yaguye ku gasozi sinzi aho baguye uyu mwuka urumva ariko mu muryango wacu ntabwo haburamo umuntu w'umusazi ngo ntibabura urumva ukavuga ati nkatiriye imyuka y'abasazi nkatiriye umwuka wo kugwa ku gasi nkatiriye umwuka wo gupfa umuntu ntashyingurwe urumva nkatire ibi n'ibi dore basogukuru abanyarwanda duteze amatwi muri aka kanya ibyo gusengera birahari kuko nitutabisengera igihe kizaza niba uyu munsi wari umwana ufite imyaka 20 mu kigo cy'amashuri bagira kwibuka bakwibuka agahahamuka ahamuwe n'iki ko jenoside atayibonye ni ikivuze iki rero tudasenze uyu mwuka wo kwica abantu no gupfa ugasanga banyogokuru niba bafite uko babatemaguriye ku misozi basogokuru babatemaguriye ku gasozi n'ibiki n'ubundi uwo mwuka uzakomeza ugende mu muryango mu bisekuru tutazi umuntu uyu munsi wera napfuye abo bakukomotseho bavuga ati yewe na nyirakuru mu Rwanda habaye jenoside yaguye ku musozi bamwiciye ku musozi uwo mwuka uze tema ukati uwo mwuka wateje icyo kibazo ukati uwo mwuka wateje famiye yawe yatemye yabuze umunsi yatemye abantu bizagenda bite uwo mwuka rero birakwiye ko dusenga dukata reka ducumbikire hano nyemerera tuzasubukura kuko tuzakora pariti ya kabiri tuzayikora impamvu uvuze ngo tuzakora pariti ya kabiri ubwo ntekereje ibintu byinshi cyane ubu dufite abantu baragura banaterekera mu nsengero nkuko dukunda kwama tubivuga tukagira abantu bakora imirimo myinshi igiye itandukanye sibyo kandi bafite imyuka ari iyo myuka tukagira abantu bama bakama mu kazi urikumva kashamikiye kuri basekuruza urikumva ariko ugasanga sa kazi keza mama wawe yari indaya none nawe urakuze niwo murajya guhaye nawe bayindaya
papa wawe yari umurozi na mama wari umurozi none nawe urakuze urashatse ubaye umurozi no mu bana ujyayo basigiye kuroga biza bifite indi shusho niba kera byarakorerwaga mu tuzu twa nyakatsi twatangiye tubabwira yuko hari amazu y'amakadasiteri nimo n'amakaro icyumba kigasigara kitarimo ibyo ngibyo bikorerwa muri kadasiteri ntawe ukitwubaka kuko utwo tuzu twa nyakatsi twaraciwe twaranze noneho rero kuko hari nta mupfumu upfumurira mu buryo bugaragara ari gupfumurira mu bumana yiyoroshe kava y'intama kandi ari isega riryana ubwo araza umupfumu kwa pasiteri umupfumu ku muntu ndeberayo mbwirira nyumvira iri kumvuga ngo iki iri kundeba ite ari gupfumura n'ubundi wa mwuka w'umupfumu uri kumwataka ariko we ntabwo abizi umubajije ati wanyu murapfumura cyangwa muraterekera kuko ati oya reka twebwe turasenga mama byagenze gutya reka ibyo bintu ntabwo bibi iwacu kandi yirirwa yiga abahanuzi abwira ati mpfumurira iri kundeba ite iri kuvuga ngo iki numubwira ati senga aravuga ati nasi iri kuvuga ngo iki basitori mama byaragoranye bajya baza kumureba ngo bapfumurire ubwo akana k'imyaka nk'itandatu k'agakobwa kabonye abashyitsi bagihinguka ati Imana ivuganye nanjye ko iguhaye abana babiri b'abakobwa Imana turengeye kazati ati ndakumva papa kandi arakana kabivuze bavuganye nanjye koko mbonye ikimenyetso kumva akana gahora kumva nyina abivuga ahita yumva ko ari Imana ivuganye nawe iyo Mana ivuganye nawe niyo basekuru biberagamo urumva baraguza ukumva niba Robert arebayo hari umumama umwe naramubwiye ntariko nyamara ukwiriye gusenga ndanamurarika igihe kimwe namubwira ni waje tukajyana gusenga afite ibibaza agashendera ngo hari umuntu muri muri kumwe ntumeze uteze ngo hari umuntu urebayo ndavuga tugiye gusenga ariko tugiye gusenga ngiye ngo niba nta muntu urebayo ngo ntago nza ngo ngiye urabizi nikundira abantu ngo mbashaka umuntu ndasengana nawe ngakanambwira n'iki Imana ivuze ubu telefone yanjye irimo abadiaspora barenga nk'ijana uri kumva baje cyagiye cya Theogene sibyo ariko uje twaganirira yakumva ntari twaganirira muri yana none basigaye banyandikira ngo ngoropa ni karame habaye nimero runa ngo nta mukozi ari uwantekereje ngo nta mukozi w'Imana muziranye ureba nicyo kibazo gihari ufite amavuta nisa ngewe mfite igikotoro barakaba Robert ntaho amenya ibintu byawe ijambo ry'Imana ntabwo yabyumva ni ikikwereka ko umwuka wo guterekera no gupfumura uhari abantu bakwiriye kuwuca bagasenga agasenga zimwe kuko wahinduye isura ntabwo ukiri muri ya sura yo kujya mu tuzu ngo basezere muri za nyakatsi wahinduye isura uza mu nzu y'Imana kuko ngo kiliziya yakorewe kirazira wumvishe ko nyine bagiye mu bintu by'Imana ubu rero kubera ko byaje uko naho umwanzi yaravuze ati niho turategera tuzanimo abahanuzi bacu baze kudushakira mu bahanuzi apana kudushakira mu bapfumu nagera ku muhanuzi mbwira ngo ri iravuze ivuze ni yahe ivuze ni iyi waje wasambanye waje wibye kandi dusanze Salomo ngo yaratanze ibitambo yabanje kwihana ibyaha wowe uraje ngo irambwiye ugafata niba utajyanye na Robert kubera ko imureberayo ntabwo urajya gusenga kandi nugera gusenga niba mugeze aho mugiye gusengera uratega amatwi Imana tuteze amatwi Imana turakumva papa turakumva professor ndakumva papa ndakumva can I prophesy wa muntu umuhanuzi ntabwo utegereje ivuga utegereje ko uyu muhanuzi avuga aramutse atashye atavuze nimwazongera gusengana Imana ivuganye nawe umwana wawe arakize ubu noneho barangije barabiteze neza babitega ku misozi ariko ndashimira leta yacu igeraho ikabona hari ibintu byabaye akavuga kubera narega bafite amakuru ukagenda ugahera mu gitondo wicaye mu ntangiriro ku irembo ry'aho abantu bamenyereye gusengera
uwo muntu uwo mu agent w'iyo myuka mibi w'umupfumu ndabivuga gutya akahicara mu gitondo uje wese ngo ngwino hano ngo mvuko Imana imbwiye ngo ngwino mvuko Imana imbwiye ukagenda n'ubunini byo nashakaga nangiye kumva icyo Imana ivuga ugatangira gutega amatwi uwo muhanuzi ukanasiga nimero ni umupfumu ubutaha uzasenga gusenga gahita ngo itahire Imana ivuganye nanjye gusubira mu rugo yamaze kukumva taha ugahita ugenda uvuga ngo haleluya nabindwaje umwana none arakize nari umushomeri dore Imana iguhaye akazi jya gukora dore Imana iguhaye shop ugenda va ahangaha ugataha udasenze ngo wumve icyo Imana ivugana nawe kandi yari no kwivuganira none se bo dusanze uyu mugabo witwa Salomo hari uwo bajyanye akamuhanurira ntabwo Isirayeli ifite abahanuzi bakomeye mu gihe si yari umwami yego kuki ntawe batereranye umusozi Yakobo ko atigeze Yakobo ko atafashemo umwana w'umwe ngo avuga ati hano mu bana banjye nani rero umaze gukura abantu tujyane basi Imana hariye yakuvugiramo aba bangaba nabo duhereyeho urugero muri Bibiliya harimo n'abandi kuki dusanze Imana yaravuganye na Salomo ku musozi anaryamye mu nzozi kandi bikaba byarasohoye kuri Salomo arega kwitaba Yesu nago bikuraho kujyana inkongi no bani nago bahisiga tererana abahanuzi ku misozi none ngo runaka ngo harahantu ngo ari icyumba ngo haba nk'umuhanuzi umwana ureba mama abagenti ku bapfumu hinjira umwe hari ahantu haba bari abantu bameze nk'uwa mugani kuko nta bapfumu mu nzu y'Imana pe akajya hinjira umwe amubwira ataha yishyura ataha niyo atana kwishyura bagufashe nyine bakubonye hari ibyo utanze undi akinjira ngo bwira undi yinjire hinjira umwe bose si ugupfumura uwo mwuka w'ubupfumure abanyarwanda mwe urahari niyo mpamvu tugomba kwitandukanya n'iyi myuka y'ubupfumu niyo mpamvu tugomba kwitandukanya n'iyi myuka ya za karani igenda idufata kandi ukidufata nyine nuko tugenda dukenera gutanga ibitambo ukabona byagusohoyeho kumva ngo naguye muri ibi naguye muri iki cyaha naguye muri iki nibye utwitane na ngombwa kandi wowe kubera ko uri umuntu w'Imana nukora kamwe gato isi yose irara yabimenye urumva ahantu hose barara babimenye ubwo rero ugasanga uburyo bwo kubisengera kwitunganya kwiyeza ukajya gusenga wenyine wikuzaho za karande kandi si umunsi umwe uko kije ujya gusenya uko kije ujya gusenya ntibirangiye bigenda bisimburana ari nakwe ngo ari n'ibyo ubutazi nk'abana se navuze bavutse barabishe ariko niba byibonamo bazamenya yuko hari ise wabo wabibayemo hari nyina wabo wabigenje ko reka dushimire umubyeyi wemeye kutuganiriza dushimire n'abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro ikintu numva nababwira gifite imbaraga kandi gikomeye cyangwa Imana bavuga ngo muze mwenyine ahiherera batwandikire muri comment uburyo bafite tubaze dusobanura uko umwuka azatubashisha kubisobanura gukurikira ikiganiro next part cyangwa se ikiganiro cya kabiri tuzakora part ya kabiri tugibwina turambure neza kandi Imana igumugisha n'abari badukurikiye Imana ibamugisha dusoje iki kiganiro tuvuga ngo umuntu wabanye natwe tugasoreza hano njya kuvuga ngo kugira ngo umenye ko wabanye natwe ikiganiro wagisohora vuga ngo roba ngo nsozanyije namwe Imana ibamugisha nawe Imana ibamugisha tuhure mu biganiro by'ubutaha shalom nawe ubutaha amen.